Ni inkuru idashimishije, ni inkuru y'akababaro ndetse ni n'inkuru iteye ubwoba ku byabaye kuri uyu mukobwa mw'abantu mwe. Biteye agahinda ngira ngo mwakomeje kubona amafoto acicikana bivugwa ko yitabye Imana, uretse yuko ari nabyo yamaze kuba yatuvamo, ariko uburyo ki yapfuyemo ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu biteye agahinda. Ni nayo mpamvu dukoze kuri iyi nkuru, kuko ni ibintu mw'abantu mwe bidakorwa n'abantu. Ubundi ubusanzwe uyu mukobwa yitwa Uwase Anifa, akaba ariyo mazina yiswe n'ababyeyi, akaba yari atuye mu karere ka Rubavu, ariko ku cyumweru uyu mukobwa bivugwa ko yasohokanye n'inshuti ze, murabizi hari mu makonji, ari wikendi, kandi Gisenyi murabizi abera ibirori bigiye bitandukanye, cyane ko ariho yari anatuye, urumva yari umunyabirori. Nibwo yari yasohokanye n'inshuti ze, bivugwa ko bari bagiye gusangira amayoga, kwishimana. Gusa nyine icyatunguye abantu, nyuma yo kuva muri ibyo birori yahavuye arembye cyane cyane, yaje ari muzima. Gusa ikibabaje si uko yari yaje arembye, ahubwo biravugwa ko yarozwe n'abo bashuti be, bamurogeye mu cyo kunywa yari arimo aranywa. Gusa ibintu mw'abantu mwe sinzi niba bikora nyine cyangwa se byica, ariko abantu barahindutse. Biravugwa yuko bamushyiriye supaguru mu nzoga yari arimo aranywa, arayinywa, ako kanya atangira ngo kumva umutwe urimo uramurya cyane, yumva umubiri urashyushye. Abwira inshuti ze ati se ko meze nabi, bimeze bite? Baravuga ati wenda biraza gushira ntawamenya, ariko uko minota iri gushira akarushaho kuremba. Umukobwa yaje kwerekeza kwa muganga, ariko yabaye akigerayo direct ako kanya ahita apfa. Mw'abantu mwe ibintu biteye ubwoba byo gusohokana n'inshuti wumva ngo uri kumwe n'amashuti. Umukobwa yari ameze neza, ariko bamwe mu nshuti ze za hafi bari kuvuga yuko ari izi nshuti zindi ze zari zabashije kuba zamushyirira akantu mu cyo kunywa, cyane cyane bagashimangira badashidikanya yuko ari supaguru bashobora kuba baramushyiriye mu cyo kunywa yari ari kunywa, bityo akayinyweramo. Sinzi ukuntu ikora igeze mu mubiri, ariko ngo biravugwa yuko ariyo yaba ihitanye uyu mwana w'umukobwa, cyane yuko yari umunyabirori, banza ari n'amashyari rwose, ntiwamenya ikintu baba bamuzijije. Ni ibintu bikomeye cyane, gusa nanone ntiwabihamya, ariko nyine bamwe niko bari kuvuga yuko yaba yarozwe, cyane ko yari yasohotse ari muzima. Kurumva deja ntabwo wafata umwanzuro wo kuva mu rugo ngo usohotse n'abashuti, muri kurya, muri kunywa, muri wikendi, ibintu bimeze neza, uzi ko ufite ikibazo cy'uburwayi. Ngo ni ibintu byamufatiye aho ahinduka ako kanya kugeza ashizemo umwuka. Mw'abantu mwe iyi nkuru iteye agahinda. Uyu mwana w'umukobwa akomeje kubabaza benshi, bikurikijwe n'ibiri kuvugwa, uburyo yaba yapfuyemo. Bibaye ari byo, ibi bintu byaba biteye ubwoba n'agahinda, byaba bikomeje gutuma abantu tuva ku bandi, kuko aba ari ibintu biteye ubwoba cyane. Mw'abantu mwe sinzi uko nabivuga, ngira ngo nk'uko mubibona namwe mwakomeje kubibona bicicikana, ariko turavuze ati reka tubikoreho, dukomeza gutohoza twibaza se byaba byagenze bite kugira ngo abe yakitaba Imana, cyane yuko nta mpanuka yari yakoze, ko bamupostingaga cyane, abantu benshi bakavuga ati yabaye iki, ariko bimwe mu byabazize ngira ngo ni ibyo ngibyo. Biravugwa ko yaba yarozwe, akarogerwa ahantu yari yasohokeye, bikaba byamuviramo kuba yakitaba Imana.